aya matabaza arindwi turayigaho ibintu bitatu. Icya mbere, itabaza risobanura iki? Icya kabiri, kuki Yohana yabonye ari amatabaza arindwi? Ese uyu mubare karindwi ugarutsemo ushatse kuvuga iki? Icya gatatu, Yohana yavuze ko yabonye aya matabaza yakaga umuriro kandi amurikiye imbere y'intebe y'ubwami. Ese uko kumurika amurikiye imbere y'intebe y'ubwami bishatse gusobanura iki? Ibyo nibyo bintu bitatu tugiye kwiga kuri aya matabaza arindwi Yohana yabonye amurikira imbere y'intebe y'ubwami nini yera iteretse mu ijuru. Icya gatatu nuko tubonye ko kuba Yohana yabonye ari amatabaza amurikira imbere y'intebe y'Imana ni uburyo ijambo ry'Imana ryinjira rigasesengura ibiri ahantu hihishwe rikagaragariza Imana ibiri mu mwijima bikagaragara. Niyo mpamvu dusoje ijambo ritubwira mu Baheburayo ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso yiza tubaza ibyo twakoze. Bene data, nta hantu tuzigera twisha ijambo ry'Imana. Twongeye gushimira Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ry'Imana muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Tukaba dukomeje kubaha ikaze inshuti bene data bavandimwe kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, mwebwe mwese mukomeje gukurikirana izi nyigisho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, kandi tukaba tubasabye kudufasha kwagura ibivugabutumwa ndetse no kudufasha kwamamaza ubwami bw'Imana, mushayaringa izi nyigisho uko muzibonye mu nshuti zanyu ndetse no muri groupe mubamo, kandi no ku bantu mwaba muzi badakijijwe mukabohereza ubutumwa bwiza kugira ngo bakizwe. Kandi ndize nashidikanya yuko Imana izaduhanana umugisha wo kuvuga ubutumwa bwiza, kuko twafatanyije gukura abantu mu mwijima wa Satani tukabinjiza mu bwami bw'Imana. Ngira ngo murabizi ko tumaze iminsi turimo kwiga igice cya 4 cy'ibyahishuwe, tukaba turi kwigamo ibintu 7 by'ingenzi Yohana yagaragaje. Ibyo bintu 7 by'ingenzi ni ibihe? Twabonye ko icya mbere ni intebe y'ubwami iteretse mu ijuru Yohana yabonye, abona Imana yicayeho. Icya kabiri ni umukororombya wari ugose iyo ntebe usa n'isimaragido Yohana yavuzeho. Icya gatatu ni abakuru 24 yabonye bazengurutse intebe y'ubwami yo mu ijuru. Icya kane ni amatabaza arindwi yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe Yohana yavuzeho. Icya gatanu ni inyanja y'ibirahure isa n'isarabwayi yari imbere y'iyo ntebe y'ubwami. Icya gatandatu ni ibizima 4 Yohana yabonye byari bizengurutse iyo ntebe y'ubwami iteretse mu ijuru. Icya karindwi ni amaso Yohana yabonye kuri biriya bizima 4, yavuze ko yifite amaso imbere n'inyuma bikagira amaso impande zose no mu nda. Ngibyo ibintu 7 turimo turiga muri igice cya 4, tukazakivamo buri muntu wese acyumva, buri wese agisobanukiwe, buri wese asoma akagira byinshi ayishurirwamo Mwuka w'Imana muha, kuko navuga ngo ni fondasiyo kugira ngo umuntu wese uzaza ugisoma acyumva Umwuka w'Imana ushaka kumwishura noneho byinshi bikivugwamo. Tukaba rero tugeze ku cya 4 aricyo matabaza arindwi Yohana yabonye amurikira imbere y'intebe y'ubwami nini yera iteretse mu ijuru. Turabanza dusome mu byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 5 kugira ngo tubone uko twinjira mu kwiga iki kigisho cy'amatabaza arindwi Yohana yabonye yaka umuriro amurikira imbere y'intebe y'ubwami. Dusome mu izina rya Yesu. Aratubwiye ngo kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza arindwi yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka irindwi y'Imana. Amen. Tugiye kwiga ku matabaza arindwi Yohana yabonye yamurikiraga imbere y'intebe y'ubwami nini iteretse mu ijuru, intebe ikomeye, intebe y'Imana, umuyobozi w'ijuru n'isi. Aya matabaza arindwi turayigaho ibintu bitatu. Icya mbere, itabaza risobanura iki? Icya kabiri, kuki Yohana yabonye ari amatabaza arindwi? Ese uyu mubare karindwi ugarutsemo ushatse kuvuga iki? Icya gatatu, Yohana yavuze ko yabonye aya matabaza yakaga umuriro kandi amurikiye imbere y'intebe y'ubwami. Ese uko kumurika amurikiye imbere y'intebe y'ubwami bishatse gusobanura iki? Ibyo nibyo bintu bitatu tugiye kwiga kuri aya matabaza arindwi Yohana yabonye amurikira imbere y'intebe y'ubwami nini yera iteretse mu ijuru. Mbere yuko twinjira mu gutangira kwiga kuri aya matabaza arindwi, turabanza tuvuge kuri ibi bintu bitatu mu kanya gatoya cyane Yohana yavuze byaturukaga imbere y'intebe y'ubwami, cyangwa se byaturukaga kuri ya ntebe y'ubwami. Yavuze ko haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Ibi bintu Yohana yabanje kuvuga navuga ngo ni bimwe mu bigaragaza ubutware, ubushobozi, imbaraga Imana ifite.
inkuba, imirabyo, amajwi ni bimwe mu bintu bikunda kuba biri ahantu Imana iri. Reka tuvuge nibuza ibintu birindwi navuga ngo ni ingabo z'Imana, cyangwa se ni bimwe mu biporoteje Imana bigaragaza ubutware n'ubushobozi Imana ifite, ku buryo aho Imana iri ibi bigomba kuhabanza, bigomba kuba bihari kugira ngo ibyaremwe byose bimenye ko Imana ikomeye. Icya mbere ni inkuba, icya kabiri ni imirabyo, icya gatatu ni aya majwi, icya kane ni ijwi ry'ihembe, icya gatanu ni umuriro ukongora, icya gatandatu umuyaga wa serwakira, icya karindwi ni igishyitsi. Ibyo ni bimwe mu bintu bikunda kugenderaho Imana iri. Mbega aho Imana iri nabyo biba bihari. Navuga ngo ni ingabo z'Imana, ni ubushobozi bw'Imana. Tugarutse hano mu isi, ngira ngo murabizi ko umukuru w'igihugu ahantu agiye kujya hari ibintu bimubanzirizayo, kandi ibyo bintu bimubanzirizayo uzasanga binagendana nawe, bimuporoteje, bikaba bigaragaza imbaraga, ubushobozi uyu mukuru w'igihugu aba afite. Uzasanga ahantu ari bujye hari umutekano urenze uwari usanzwe uhari. Uzasanga ahantu ari bujye hari ingabo zidasanzwe tutadusanzwe tubona zahaje, ndetse hari n'abandi bantu bakomeye tutadusanzwe tubona baba bahari. Ibyo niba bigaragaza ubushobozi ndetse n'imbaraga umukuru w'igihugu aba afite. Uko ni nako Imana nayo ifite ibiyibanziriza ahantu igiye, kandi bikagenda binayiporoteje aho iri kugenda. Inkuba, imirabyo, igishyitsi, umuyaga serwakira, amajwi, umuriro ukongora, ndetse n'ijwi ry'ihembe. Yewe hari n'ikindi tutari twongeyeho, n'igicu gifatanye. Iyo dusomye igitabo cyo Kuva igice cya 19 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 19, aho ubona ubw'Imana yabwiraga Mose ngo abwira Abisiraheli bitegure bezwe ku munsi wa gatatu izaza kubonana nabo bavugana. Abisiraheli nibo bari bisabiye Mose ko nabo bashaka kuvugana n'iyo Mana ihora ivugana nawe. Imana ibwira Mose ngo babwire bezwe ku munsi wa gatatu nzaza kuvugana nabo. Imana ije ku musozi wa Sinayi habaye ibintu bikomeye. Bibiri tubwira ko haje igicu gifatanye ku musozi, hakavugira ijwi ry'ihembe rirenga rikomeye cyane. Imana yakanagira ku musozi ngo hakaba umutingito ukomeye. Wasoma mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 19 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 15, ubwo Eliya yari mu buvumo bw'i Horebu ahunze Yezebeli, igihe yari amaze kwica abahanuzi 850 ba Shera n'aba Bayali. Imana yamusanze muri ubwo buvumo iramuhamagara amubaza ngo yewe Eliya we urakora iki aho ngaho? Eliya arayibwira ngo Uwiteka, nagize ishyaka ry'Uwiteka kuko Abisirayeli bishe abahanuzi b'Uwiteka basenya n'ibicaniro byawe, none nanjye n'igisigaye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Imana iramubwira ngo sohoka uze ku musozi imbere yanjye mvugane nawe. Eliya asohotse hanze, hari ibintu bitatu byabayeho mbere y'uko Imana iza kuvugana nawe. Icya mbere ngo haje umuyaga wa serwakira umenagura imisozi usatura ibitare. Murebe namwe aho umuyaga ubasha kumenagura imisozi ugasatura n'ibitare, mwumva izo mbaraga z'Imana. Icya kabiri cyakurikiyeho ngo habayeho igishyitsi cyinshi. Icya gatatu cyakurikiyeho ni umuriro mwinshi ngo w'ikome ryaka. Bibiri tubwira ngo muri ibyo byose Imana ntiyabaga irimo, ahubwo ni ibiyibanziriza. Nyuma y'umuriro ngo nibwo Eliya yumvishe ijwi ry'Imana rimuhamagara. Ibyo rero ni bimwe mu biporoteje Imana, bigaragaza imbaraga z'Imana, bigaragaza ubushobozi ifite, bigaragaza ubutwari ifite. Niyo mpamvu Yohana avuze ngo kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Aravuga ngo kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Tugiye kwiga rero kuri aya matabaza 7. Icya mbere duheraho ni iki kibaza ngo itabaza risobanura iki? Iyo dusomye muri Zaburi 119 umurongo wa 105, Dawidi hari icyo yavuze kuri ritabaza. Yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ni ukuvuga ngo itabaza risobanura ijambo ry'Imana. Itabaza rigereranya ijambo ry'Imana. Bibiliya yivuze itabaza ibishatse kuvuga itara rituzi ryaka. Rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 19, yaravuze ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturutu rizabandurira mu mitima yanyu. Ni ukuvuga ngo niba Bibiliya yivuze itabaza ishatse kuvuga ijambo
ry'Imana. Kuba Yohana yabonye amatabaza arindwi amurikira imbere y'Imana, ubwo ari amatabaza ni ijambo ry'Imana. Noneho turibaza kuki noneho Yohana avuze we kari amatabaza arindwi? Ntago ari itabaza rimwe yabonye, ahubwo yabonye amatabaza arindwi. Kuki hajemo umubare karindwi? Ese uyu mubare karindwi usobanura iki? Ubundi umubare karindwi usobanura umwuzuro w'Imana, ugereranya umwuzuro w'Imana, ugereranya ikintu gishyitse mu maso y'Imana. Kuba rero Yohana yarabonye ari amatabaza arindwi, yarashatse kugaragaza ko ijambo ry'Imana riruzuye. Bega ni umwuzuro w'ijambo ry'Imana yabonye mu ijuru riri imbere y'Imana. Mu yandi magambo, ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ubwaryo riruzuye, ririhagije, ntirishobora kongerwamo cyangwa ngo rigabanywemo. Akaba ari nayo mpamvu kugeza uyu munsi mutarabona nta yindi Bibiliya irandikwa. Iyi Bibiliya dufite ni imwe, nta yindi Bibiliya irandikwa abandi bantu biyandikiye ku ruhande. Iby'Imana yavuze biruzuye, nta muntu ushobora kubyongeramo. Icyakora tumaze kubona ko muri iyi minsi hari abantu bihimbiye inyigisho nyinshi z'uburyo bwinshi, bakagoreka ijambo ry'Imana, bagashaka kurivangavanga, abandi bakagira ibintu barikuramo, abandi bakagira ibintu bongeramo. Ariko reka mbabwire nshuti bene data, mwese munkurikiranye, ijambo ry'Imana ririhagije, riruzuye, nta muntu ukwiriye kugira ikintu aryongeramo cyangwa ngo agire icyo arigabanyamo. Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 18 n'uwa 19, niko Yohana yavuze. Yaravuze ngo uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, ndamuhamiriza ntihagira umuntu uzongera kuri yo. Imana izamwongeraho ibyago byanditse muri iki gitabo. Ngo kandi ntihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Kuba Yohana yarabonye amatabaza arindwi amurikira imbere y'Imana, yarashatse kugaragaza ko ijambo ry'Imana ni umwuzuro, ryo riruzuye, ririhagije. Ni umwuzuro w'ijambo ry'Imana Yohana yabonye riri imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane, haleluya. Reka twinjire dusobanure icya gatatu. Icya gatatu ni uko Yohana yavuze ko iri jambo ry'Imana yaribonye rimurikira imbere y'Imana, cyangwa se reka mbivuge uko yabivuze, yabonye ngo aya matabaza arindwi amurikira imbere y'intebe y'Imana. Ese uku kumurika bishatse kuvuga iki? Ese kuki amurikira imbere y'Imana? Uku kumurika bishatse gusobanura ko ijambo ry'Imana niryo rigaragaza ibihishwe byose biri mu mwijima, rikabimurikaho, Imana ikabibona, ikamenya ibihishwe n'ibiri mu mwijima byose, ikamenya ibibi n'ibyiza. Ndasubiramo, aha Yohana ashatse kugaragaza ko ijambo ry'Imana ryo ubwaryo niryo rimurika ibiri mu mwijima byose, rikabishyira ahagaragara, Imana ikabibona. Niyo mpamvu yabonye ngo aya matabaza arindwi amurikira imbere y'intebe y'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryinjira rikajya gucukumbura ibiri mu bwihisho, rikabigaragaza. Dore kandi naryo rizacira urubanza abari mu isi bose, rizagaragaza ibi byose bakoze, ibyo bakoreye mu mwijima bikajya habona. Mwibuke ko twasomye Zaburi 119 umurongo 105, Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Dawidi yaramaze kumenya neza yuko ijambo ry'Imana ryo ririhagije mu kumurika, rikamurika ibiri mu mwijima. Niyo mpamvu yavuze ngo namaze kumenya Uwiteka we ko ijambo ryawe ari itabaza rimurikira ibirenge byanjye, rikamurikira inzira zanjye. Mu mwijima camo rikabasha kunyereka ibibi n'ibyiza, rikabasha kunyereka aho ushobora kugwa mu mwobo cyangwa ushobora gusitara nkagwa. Ijambo ryawe riramurikira nkabasha gutambuka neza. Niyo mpamvu na Petero yavuze ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Oh haleluya, Mana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana niryo rimurika ibiri mu mwijima, ibiri ahantu hihishe. Imana ibibonera mu ijambo ryayo. Bonga ijambo ryayo niho Imana irebera ikamenya ngo biriya bintu ni byiza cyangwa ni bibi. Niryo rimurika rikabwira Imana ngo dore biriya bintu. Niyo mpamvu Yohana yabonye ngo rimurika imbere y'intebe y'ubwami. Reka turebe uburyo ijambo ry'Imana risesengura ibintu byose biri ahantu hihishe. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 n'uwa 13 haratubwira ngo kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifite imbaraga
kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'imisokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Umva kuri ijambo ry'Imana rimeze, riragenda rikinjira rikabasha kugabanya ubugingo n'umwuka mu mutima w'umuntu, rikagabanya ingingo n'imusokoro. Umva ikintu gikomeye ku ijambo ry'Imana ritangaje, ngo ribasha kugabanya ubugingo n'umwuka, rigatandukanya ubugingo rikabushyira hariya, rikavuga ngo ubugingo ni buriya, dore umwuka n'uriya. Ikindi ngo rikagabanya ingingo ndetse n'umusokoro. Ijambo ry'Imana ribasha kwereka Imana rikayibwira ngo dore ziriya ngingo z'uriya muntu uburyo zirimo zirakora ibyiza cyangwa se ibibi, rigabanya ingingo ndetse n'umusokoro, rikabwira Imana ngo dore ziriya ntoki wamuhaye aho gukora ibyiza dore ziri gukora ibibi, reba Mana. Rikereka Imana rikayibwira ngo reba rwa rugingo rw'ukuboko wamuhaye dore aho kugira ngo rukore ibyiza rwagiye kwiba. Rikasanga Imana rikayibwira, rikamurikira Imana rikayereka ngo dore ziriya ngingo z'amaguru wamuhaye aho kugira ngo azigendeshe arimo kujya gukora umurimo wawe ajya gukora ibyiza, ari kuzigendesha agiye kugambana, agiye gukora ibibi. Ijambo ry'Imana rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, riramurika rikagenda rikajya kwereka Imana rikayibwira ngo dore rwa rugingo wamuhaye rurimo rurajya gukora ubusambanyi, rurimo rurasambana, reba ibyo rurimo rurakora, kandi si cyo waruremeye si ugusambana, ni ukwagura umuryango ariko binyuze mu mucyo. None reba yagiye gusambana, reba urugingo wamuhaye icyo rurimo rurakora. Nguko uko ijambo ry'Imana Yohana yabonye ngo rimurikira imbere y'intebe y'ubwami. Tubonye ko itabaza risobanura ijambo ry'Imana. Icya kabiri, kuba Yohana yarabonye ari amatabaza 7 ni umwuzuro w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririhagije, ntirikwiriye kugabanywa, ntirikwiriye kongerwaho, ryo ubwaryo ririhagije. Nubwo hari abarimo kuritoba bakaba batangiye gushaka kugira ibintu baryongeramo, n'abarimo gupanga ngo kurihindura, reka mbabwire bene data, nta muntu uzigera ahindura ijambo ry'Imana ngo bishoboke, nta n'umuntu uzigera ryongeramo ngo bishoboke, nta n'umuntu uzigera rigabanya ngo bishoboke, kuko ijambo ryatubwiye ngo uzagabanya, Imana izamugabanya ku mugabane w'igiti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera, kandi uzongeraho Imana izamwongeraho ibyago byanditse mu ijambo ryayo. Icya gatatu ni uko tubonye ko kuba Yohana yabonye ari amatabaza amurikira imbere y'intebe y'Imana, ni uburyo ijambo ry'Imana ryinjira rigasesengura ibiri ahantu hihishwe, rikagaragariza Imana ibiri mu mwijima bikagaragara. Niyo mpamvu dusoje ijambo ritubwira mu Baheburayo ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Bene data, nta hantu tuzigera twihisha ijambo ry'Imana, kuko riratubwiye ngo ritandukanye ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, kubw'ijambo ry'Imana byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Ibyo dukorera mu mwijima, ibyo dukora ahantu hihishe, najya nkubwire ngo ibyo ukora byose ijambo ry'Imana riri imbere y'Imana, ririmo rirayimurikira riyereka ngo dore ibyo arimo arakora. Mbifurije bene data kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kandi icyo ribategetse mukagikora kinyuze mu mucyo Imana ishaka, mukirinda gukora ibibi, mukirinda gukora ibibi mubikora mu mwijima, kuko ijambo ry'Imana rizabigaragaza, ryo rizaducira urubanza. Imana ibahe umugisha. Turakomeje kwiga kuri aya matabaza 7 Yohana yabonye yamurikiraga imbere y'intebe y'ubwami. Tubashimiye umwanya mwafashe wanyu gukomeza gukurikirana inyigisho twabagezagaho, kandi tubararikiye gukomeza gukurikirana izi nyigisho kuri uyu murongo. Murakoze, Imana ibahe umugisha cyane.